none ukaba uvuga ko Rayon Sport nayo uwitambika muri sezitaha iri bubikandagira. Murera umuntu witambika Zawutanira kubita guherejo imbunda za mbere twababwiye ziraseseka Jimmy naze hano kwanza yereka abantu abareyo nibaze kubereka gato itike yimwe mu mbundi remereye ira Jimmy ati nanaze ntabwo tukira kuri YouTube cano kubera ko cyakoza nge ndayibonye mu gikari. Reka duha abantu bajye guhiga iyo mbundi iramutse imanutse, reka duha abantu nabo bajye kwihigira okwishaka kaza he muri ntawakwitambika Rayon pe. Ese haramanuka ese haramanuka ese haramanuka haramanuka nde biganiro abareyo uzabasaza wowe. Jean Paul umeze neza huri Faustin ngo aragutashya na Hitimana uri ariko murera bikomeye by the way byo tuvuga byose. Itike y'indege Sami ishimwe aranyeretse itike y'indege mbonye ari umukinnyi mu bakina imbere. Jimmy uri bumanuke Adinani na nyaruka ze twereka bareyo itike. Reka nze mu manure manura sipiri abareyo tumeni pirawu cyangwa tureke abantu babanze bagera i Kigali. ariko se niba zaza vuba cyangwa uzayikore yaje wazayibabwiye yahageze. Reka tujye tubagira iyi ni ikipe kuko abareyo hari igihe uvuga umukinnyi izindi kipe zirekereje hafi kandi babahamagara gasanga Kiyovu iramutwaye gasanga AS Kigali iramujyanye. iriya telefone nimviye kwitaba hari uwo bahamagaye gusa ariko ibimenyetso nanjye ndi kubona Rayon Sport kuzaba imeze neza. Nyanza bogeza Hitima iyi murera abantu bantutse bangira gute badutuka match ya Vipers hazagumu abikubwiye gusiza intwaro nta nimwe ihageze. nanone nawe witege ko nta muntu uzaba uhari ngo yimene abandi bati byaboneka tuyimene ati nyamuneka tuyimene cyangwa tubireke. Arakoze cyane Papa Mandela umuhanzi uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati umusaza ndabakurikiye kabisa urabizi mfana Rayon ariko nta kizere pe nizaba iya hafi zaba iya gatatu niba unabipinga twa betinga pe. Papa Mandela umuhanzi twemera uririmba indirimbo za gospel agobwe neza ejo uzaburi mu rukiko bunduki yambere tuzayikwereka. wayibonye iyo tike n'iryari Jimmy Kirari itike yireka itariki y'itike abareyo tumuvuge nibyanga byange cyangwa tumuvuge nibikunda bizakunde uzamuvuge tariki 4 z'ukwa munani ejo rwose abayo umunsi w'ejo isaha yo ntayo tuvuga antara yinyeretse itike reganze berekeho nubwo ariko abantu barasabye ngo niwerekane amazina y'umukinnyi. oya nago nyerekana sa nuzuminga na Jimmy niwerekane amazina y'umukinnyi kuko abareyo baravuze bati ibirura bya AS Kigali birahari. Jimmy kintu mwisabiye niwerekana amazina azumika AS Kigali ya isoza byahe itike Kiyovu ahubwo Kiyovu ebyiyorere barahamagara buri segonda AS Kigali te batandatu. Jimmy azuminze yerekana uretse ndebe uretse iyi tike rero ubwoba mfite nuko Jimmy zuminga cyane werekane iby'amatariki gusa werekane izina rye abareyo babisabye. Reka nkore screenshot kwanza ritangizwa nihe nyuguti oya utesani ariko izo ntware eshatu Rayon Sport zizanye ndebye uko imeze inyuma hagati imbere Rayon denda bampari ariko muri abo batatu Faustin umurokore na Hitimana n'abarokore muri abo batatu Jimmy ndashaka kubereka abantu ino tike iyi tike ariko nukurura izina werekane abantu ntibabone izina umubare barayibona birashobora kuba ikibazo cyo kwibaza ni Rwanda ya Ethiopia Airlines reka nshyireho itariki kwanza rero ni Qatar Airways Jimmy bari burari ku kibuga cy'indege bari butereyo turako none isaha batayivuga tereka ino tariki reka duhe umuhiga abantu bajye kwihigira wa muntu ariko iyi Rayon Day ndabahamaye reka kwanza Rayon Day ndashaka kuba umunsi wa kabiri uzaba uri impande yanjye Faustin agomba kuba ari impande yanjye Jimmy yagaragaye wa muntu Jimmy uko reka duhe abantu bajye kwihigira abareyo bari banze kuyimena ariko abareyo tuvuge inkuru itararangira cyangwa tuzayivuge yarangiye
ikiri ku mutima wanyu nanjye ku ruhande rwanjye nanjye sinkunda inkuru itararangira. Wenda uzamutubwira amazina yahageze bitaba bya bindi wenda kumuvuga ntazaze, cyangwa se ibindi birura bikamujyana. Juvenal na Babu ubwo nibarara ku kibuga cy'indege. Baba Rahimani wa Bunduki muri Kiyovu, umuntu yanyujijwe ahantu kure cyane. Gusa umuriro ugomba kwaka iyi Rayon Sport ku munsi w'ejo. Uwo ni uwa mbere, uwo nguwo unyeretse. Uwa kabiri uruhande rwazaba ari kumwe nawe. Uretse gato hiti, uyu nguyu uruhande rwazaba ari kumwe nande ko nawe zina waribonye. Menya ko ari umuntu w'imbere uruhande rwe kuna aca ku ruhande. Abari kumwe na Uyu mwana wavuye muri Espoir. Felicien. Nambwe ko Felicien ngo agifitemo akantu ko kuba ataribona muri Rayon. Ya kareka Felicien. Kabiri niye. Urundi ruhande ndifuza Okwi, ntabwo ari transfer mvuze, ndavuga ibyifuzo byanjye. Ndashaka urundi ruhande Okwi na Ganijuru kuri pointe. Mwanyemeje nemeye Onana niba ari tayari ayiriho, cyangwa hanaza undi uba challenginga aze bavuge. Ariko umuzamu bitewe Adolphe bataki kwizera naturira indege kuwa kane n'umukinnyi wa Murera bidasubirwaho, kugira ngo ubyumve cyane, kugira ngo abareba batuze. Akarere ka Nyanza Adolphe Geya ko yabitubwiye turi kumwe na n'uyu nguyu. Akarere ka Nyanza kihamagariye ubuyobozi, yarabata abantu bambeshyera imvune y'abagira. Miliyoni zanyu tubagomba ngizi. Ntabwo yakoze na bawusaruwe na ba Nyindahimana. Gusa ntabwo ari imvune zikomeye, ariko ntabwo yakoze. Adolphe yaratubwiye ati nari kumwe na Andi. Ati yo ntakinnye, abantu batekereza ko ndi mu mvune cyangwa afite utundi tuntu twanjye. Dushimira bikomeye cyane kubera ko bari Prosper yagiye kuri uriya Mugande, kandi uriya Mugande Rayon Sport ni Kenya. Barabereka ngo Eric Mbirizi reka reka Eric Mbirizi nta n'itike mfite simbizi bige. Ntabwo ushaka kubimenya, yarasinye. Twe tujyana na transfer zishyushye, yarasinye uwo byararangiye. Mbirizi muzajye gutega, kuna bunduki itanguka. Ejo tuzava mu kiganiro. No Faustin namweretse umuntu, uriya muntu niba azi ko uyu muntu azaza, mubashaka kumubreakinga nakubwiye ngo reka cyangwa mubamwiyitirira. Abantu ntibahiga icyo nkubwiye cyo abareyo. Ariko wari ugiye kutwereka undi wese umubika. Wari wagera ku musozi, ndaje nkwereka indi tike. Wari wagera ku musozi hejuru, inyota yakwishe, izuba rimeze nabi. Icyo gihe iyo uhageze ukagira amahirwe ukabona umuntu uturutse mu mpinga y'umusozi cyangwa mu kabande yikoreye ijerekani y'amazi, umutima urahumeka ukamubwira ati ntabara. Urayanywa ayo mazi, urayanywa ugahita wica. Imitima yakutse, mwari mugeze ahantu mwihebeye. Ejo hano mu rukiko rw'imikino saa 4 muza tuzamena hasi kama mbaya hakiri kare n'ibijyanga ariko twamenye hasi. Gusa ni mu mazina 3, hari O, hari hari na ubwo nibyo bya Reyo rero. Nibyo bya Reyo.